umeze mute se Frank? Umve ngo nari ariko umve ngo cyaka ni cyane kabisa. None se ko nanjye nakubiswe nta kintu mfite ibi bintu turabigenza dute? Unarinzi ko utajya ukubitwara. Yewe we nta kintu mfite ubu ngubu ariko umuntu yareba uburyo yateka imitwe tugashaka ahantu umuntu yakura amafaranga yo kunywera. Reka ariko ba Karori narinzi ko mwebwe mujya mufite akantu ngako iyo ngiyi inyuma iyo ngiyi. Yewe ibintu byaranze. Mwabaye ba mafene. Yewe nta kazi duherutse ibintu byaranze komisiyo zaranze uririrwa uzerereza abantu bajyana ku bibanza bajyana ku mazu ibintu bikanga bakagenda ntibashime banashima ntibaze kwishyura. Ariko si ibintu biki banyarwanda. Aho niho ikibazo cyabereye. Nako filime aho ngaho tujye kunywa kandi nta kintu kunywa inyanga ndi mu rugo dore ubu ngubu navuye mu mutara bambwira ngo Kigali mugira amafaranga nasanze nta sene mugira. Yewe twarakubiswe byaranze ngiye kwisubirira mu mutara banga. Yewe nta kundi ariko siko ndeba nawe wabasha kuragira aje nkajya kuguha akazi nya data kafite inka nyinshi. Ariko se ubu nabishobora n'izi mbaraga zanjye ntabwo nabishobora najya nonesha nkakubitwa. Ataya mabyi kuki utabibasha? Ntabwo nabishobora. Uranyishe none. Ntabwo nabishobora. Cyata n'ukuri kw'Imana. Nabaho sinigeze mbikora. Yewe haba ngo ndaragira n'ihene ubwo naragira inka koko. Barabivuze ndabipinga none uri umunyamahanga wuze wowe. Nuko nta kundi. Ariko se bura nta kundi kuntu wabigenza umuntu akajya kunywa inyanga ariko sinyanga nta nyanga ihari. Inahangaha. Yewe nta nyanga ihari. Singira ngo zibiwanye iryo ngiyo muri ibyata rwata iwacu abayinyanga nagayishi turazisuka bambe tuba tuzinywa neza ku mahoro. Nuko mwa mufite amata twebwe twazinywa nta mata twanywe ntizitwice. Amata n'inyanga bihurira ariko aya mabyi mana yanjye sinzi kuntu wewe urimo kubitekera. Yewe nta kundi basi ugenda umurwagwa rw'iwanyu n'umuntu urasa narwo. Ahubwo se turarugira mana y'Irwanda ko subu nkamwe mamumezemo ko ducungira ku mafaranga twabonye aho tugurisha komisiyo tugurisha amazu y'abantu n'ibibanza ibintu bikaba byanze. None duteka imitwe nageze Kigali banekera imitwe nanjye tujye guteka iyindi. Niko bimeze ariko ngiye nagira ngo hari ikintu usigaye uriho muri no minsi. Reka barambeshye ngo iwanyu ngo mufite amafaranga ngo mufite isene ngo mufite icyo kunywa ngo mufite ibintu byinshi byo kuri eka narashize do. Yewe warashize kuko n'ukuntu wari umusore arasohoka w'ibiro y'umagana ngahe nabyukaga nk'inshyushyu mu gitondo cyaka wayikura hese inanga ariko inangana nani he ni hapa ntayo erega inangaha nta ni mu mujyi. Ariko se urasi musinga uciyeho ariko ziko ari musinga. Okay, ikibazo cy'icyaka kirakemutse rero. Icyatanga kiriya twakirangiza gute? Buriya ngiye musinga kumutekera umutwe kandi turamukura amafaranga yo kunywera. Garura kiriya cyata turebe ko twakirangiza. Musi reka nze murebe guma aho ngaho ndaje. Bitese kumagaritse hano. Guhagaritse aha ngaha nagira ngo tuganire hari aga service nshaka kugusaba. Umva rero musinga rwose ndakwinginze nguhagaritse ngira ngo umfashe. Yego nagize ibibazo sigira ngo nibibazo gusa ko ari ingorane. Umugore wanjye yararwaye nyeberwa ibyo yararwaye ndavuza ibintu biranga. Umugore yararwaye none n'umwana nawe yarafashwe. Ubu bari kwa muganga barimo maserumu wowe kada bari Faisal. Umugore ari Faisal bari Faisal bari n'umwana barimo inshinge barimo amabomboni barimo za serumu. Umva ko numva we nibibazo nahuye n'akaga ni ibibazo gusa nahuye n'akaga. Twarabanye rero muvandimwe wanjye nagira ngo umfashe unguriza amafaranga rwose ndebe uko narwanaho bari abantu bari kwa muganga. Kandi nukuri narebye hirya no haruguru narebye hirya no hino ibintu byancanze. Ko namafaranga narifite gerageza rwose rebe uburyo wabigenza. N'umwana urwaye n'umugore. N'umwana n'umugore. Umwana n'umugore. Ibintu byancanze rwose ibintu byanyobeye. Nase mwa Karo umva nuko ntabwo nakubeshye. Twarabanye urabizi nta mafaranga afite. Oyagerageza ngiye kureba uburyo natanga mituweli y'umwaka utaha afite amafaranga ibihumbi bingahe 6 byonyine. Oyagerageza undwaneho ndebe uburyo nabagera. Barwariye Faisal neza niho bari barimo na bomboni na serumu n'inshinge. Bari ibibazo Karo mwereke twarabanye urabizi rwose ikasigarana izo nosenke aho kugira ngo njye gukemura ibindi bibazo. Yego bari muri bomboni banzo muri. Oya nukura urakoze inshuti yanjye rwose ndakubwira ukuntu bimeze. Nta kibazo nanjye sigiranye senke sa ngiye kugura amazi. Oya nukuri rwose yego nukuri ugubwe neza kandi ubwo turaza kuvugana nimugoroba. Nukuri urakoze cyane sawa ugire ibihe byiza. Urugendo rwiza kandi ndaguhamije abakire b'iki gihe kandi buriya rero azi yuko umugore n'abana banjye barwaye yaba imitwe mu mutekeye imitwe ndayigutekeye rwose umva ko abantu bavuze ariko ubu nabura amafaranga yo kunywera gute n'ubwenge mfite. Buriya azi yuko umugore n'abana banjye bari mu bitaro. Nzajya mpora mbatuburira mpora mbabeshya mbatekera imitwe byanze bikunze muri amafaranga yo kunywera icyuma. Reka njye no kwirebera umupampe wanjye twigire
twigire kwinywera inzoga ndaguhamije rwose Karo we nizere ko bikozeho umva ubwenge mfite ndamutuburi arayampaye gusa nubwo natinze ariko nari nkimuha amasomo ariko kirani icyata namabyi n'ishyano yewe buriya rero yarazi ngo umugore n'abana banjye bari mu bitaro bayicumukanya kugira ngo ntayampaye se dore ngayo wayabonye aya ngara araduhaza ahubwo se turayanywera hehe menya hari abakabari hari epfo abakabari harya umanutse gutyanya hepfo menya hari akabari keza ni keza bacuruza n'ibyuma se hari ishyano hari icumu ari byose nta kimwe kiburanye reka ahubwo tujyeyo oya ngwino tugende reka tugende nari ngwino tugende rwose umuntu w'umupampe uri umupampe wanjye wowe arya buriya turacayera twaca reka duce hano reka twinyurire aha ngaha twamanukana hano niko umva rero nkubwire Frank nta mpamvu yo kugira ngo tuzajye tubura amafaranga yo kunywera hanze aha ngaha hari abakire b'ibigoryi ari ishyano ry'ibicucu utamenya ukuntu bimeze buriya se yavugaga yuko koko mfite umugore muri Faisal n'umwana ngo wamujyanye mu rware ariko uriya muntu ni ikigoryi ni mubi cyane uri ishyano ribi ngo wamujyanye mu rware rwose buriya yigeze ubona ubwo umuntu wari ufite agahinda yari ameze nkaho uzi ko namutaye inamire kamufata ntarebe no ku maso ariko iyi nayiherukaga nyiba mu mutara wa Kanyago noneho urongera ubyibuhera ndabyibuha ariko ngiye kubisha kurara nabi bose biriya birere n'ishyano ngiye kubisha kurara nabi isi nzajya gisiba najyaga nywa ndi mu rugo ntangwa n'insukano buriya iwacu habaho n'insukano nyinshi cyane nyereka n'iburasirazuba cyane zimeze neza cyane haya hantu zirahaba ayaya mbega ishyano ry'inzoga riranga nizirangira ahubwo ntituzongere kwicwa n'inzoga reka twiganirire kuri icyo kintu rero reka twiganirire kuri icyo kintu abakiri tubabeshye izi ntituzimara reka biriya birere tugiye kubyica ariko uriya ni ikigo ry'inama ni mubi cyane ngo bamubeshya ngo umugore yagiye mu rwariro ngo abana ngo barimo inshinge ngo barimo ngo arya babyita ngo biriya bimwe biba bimanura serumu ngo masero papa bicucu bibaho ngo ni bomboni uriya ni ibirere arutwa n'akabara yanjye yewe reka twinywere ntabimubwiraga rero mbimubwira abyemera agira ngo ibyo mubwira ni ukuri agira ngo ni ukuri ibyo mubwiye yewe ishyano rituguyeho birimeze ritese kandi yamabyi cyata dore ngiki kirimo kiragura amazi hano wa uritwa tuburiye se yewe reka da kiratwishe kiraturahiraho twirika data niko turamuhugiraho uyu muntu hamwe kwikome noneho barandaza niko reka muhunze amaso reka muhunze amaso Karobi ibyiza hasi niho kwa muganga wambwira ni umuntu izi nizo serumu wambwiraga unyaka amafaranga n'uyu mupampe wanjye reka n'iki cyata nicyo cyanzanyanga nicyo kubeshya uvuze ngo aya niyo wanzanya amafaranga yanjye urambwiye umwana ari kwa muganga ararwaye ngo ameze nabi none uje kuyagura inzoga hano mu kabari n'uyu mupampe wanjye uyu nguyu nambeshye reka amahero y'inze mbeshye ni umupampe wanjye ceceka byihoreye nakwereka ko mbikemura amafaranga yanjye aho ngaho meza amafaranga yanjye nayanywereye mpereza amafaranga yanjye tuza gutongana nayanywereye umbwiye ko umugore n'abana bari hehe wari umbwiye ko bari Faisal kwa muganga hano ni muri Faisal izi ni serum uyu ni umuganga cyane aho ngaho amafaranga yanjye ngera nta kintu tuvugana musimba amafaranga yanjye musimba aya mabye mufate reka amafaranga yanjye twarayamenye mu kabari se mu kabari n'umwana n'umugore barwari ko mpandyane kumenya baka amafaranga usigaje amafaranga yo kunyishyura kurikira wa muhungu warura hanga niwe wajyatse ku mpande ni nawe ugomba kunyishyura ariko se umuhungu amafaranga bayajyanye ureba unaniwe kuyabaka hanyuma uri muri ayambaza ngewe nimba uburiganya bwawe se ngebye nabyinjiramo ziriya nzoga ntabwo ari uriya wazikwaze wowe ubwawe usabye inzoga unyatse ku mpande n'indaya mwamicaranye ahangaha
nimba rero uvuga ko utari bunyishyure shaka ubundi bwishyu ubona ntanga hanyuma bari abantu twari turi kumwe kututabaza babana twari turi kumwe kututabaza babana twari turi kumwe babana telefone umuntu umugabo agendana none reka babana twari turi kumwe amafaranga nta mfite barayajyanye kurikirana wa muntu kurikirana wa muntu ubu ni kwitera ibi ni ukwitera uko jyana ubwo rero jyana ariko se koko none se ubungubu ndagenda guto kuzerene tujyanye ari z'amaso zirine tujyanye ko ari z'amaso ubungubu se nyine natahabura